Ni nyuma y'imyaka hafi 3 umunyarwandakazi Miss Uwase Raissa Vanessa ari mu rukundo n'umusore w'umuherwe Putin Kabalu ukomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa urukundo rw'aba bombi rwagiye ruzamo agatotsi ka hato na hato. Urukundo rw'aba bombi rwatangiye kujya ahagaragara tariki ya 14 Nzeri 2019 ari cyo gihe uyu mukobwa Miss Uwase Vanessa yatangazaga ko yambitswe impeta y'urukundo na Putin Kabalu bitegura kuzabana karamata, dore ko yanemezaga ko bari basanzwe bamaranye umwaka wose bakundana. Urukundo rwa Putin na Uwase Vanessa rwaje kwatsa umuriro ku mbuga nkoranyambaga aho bagaragaraga bargira ahantu hatandukanye. Gusa amakuru yagiye hanze mu minsi ishize nuko aba bombi baba batagicana uwaka mu rukundo. Uyu mwaka 2021 ibimenyetso byerekana ko urukundo rwabo ruri ku ndunduro, dore ko mu cyumweru dusoje hari umusore uba muri Kenya wateye imitoma Miss Vanessa amubwira ko ari umutima we wahisemo kandi atazamutenguha na rimwe. Nyuma y'ayo mafoto uyu musore yashyize hanze yerekana ko Miss Vanessa yamutwaye umutima. Yafashe ifoto ya Vanessa arangije ahererekesha amagambo asize umunyu y'abantu bakundana. Ati foto nziza rukundo, umwiza wanjye, mbona umutima wagukunze utaribeshye. Birashoboka ko baba bari mu kibatsi cy'urukundo, na cyane ko Vanessa yahise afata ifoto n'aya magambo nawe akabishyira kuri Instagram. Ku rundi ruhande hari amakuru yagendaga hwihwiswa ko na Putin wahoze mu rukundo na Vanessa yaba yarabonye umukobwa asimbuza uwari yarambitse impeta. Kuri ubu birasa nk'ibyamaze kwemezwa. Umuherwe Putin Kabalu nawe yanyarukiye ku mbuga nkoranyambaga yerekana ifoto y'ikizungereza ashobora kuba yarasimbuje Miss Vanessa. Miss Uwase Raissa Vanessa mu by'ukuri ntago ari kugenda hirwa mu rukundo, dore ko yabanje no gukundana na Olivis, umusore ubarizwa mu itsinda rya Active. Iyi ni Slim Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5. Mwibutse ko n'ahandi wakora amakuru meza kandi yizewe atari kuri YouTube channel yacu Slim Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5.